Innocente urawa neza mwana we ndabona Rwanda rugufasha nawe ndabona imibereho ufite muri uyu mujyi ndakujyana umwuzukuru wanjye ari mume n'umwuzukuru wanjye ndajyana uyu n'umwuzukuru wanjye bamusize kwa murumuna ndagenda mu mwaka cyambere yishoboje aho kugira sinsabiriza ntusabiriza uracumbika uzabona amafaranga y'inzu gute ngwino tugende inka zirakamwe iwanyu amafaranga arahari ibiryo birahari hoya nturaranze ariko ndabona ngo mama yanjye ndabyumva yego hako nabwe yambwira ngo birananiye nose genda sabiriza ntabwo twavuze ko usabiriza rero nawe ese ngwino tugende uhamya ko nageze ku mwana wanjye si ko uri hano uri muri Kigali ngo wegeze ngo muzima ibyo wakishimira ko umukobwa wawe yongera gusubirana n'uriya mugabo baba we ko uri hano uri muri Kigali ngo wegeze ngo umusitari ngo wegeze ariko ndebera ubuse ko kubona mama wowe ku ruhande rwawe urumva ari iki cyaba nyuma y'ibyabaye byose. iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongere ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocente TV muri kumwe na Nyakire Rwanda rwanyarwa akazamura igisho cy'u Rwanda bagasika mutono saa n'umugoroba samatera gakeka cyangwa gasamba ubundi wicare kuri Manzi na Innocente TV wirebere byiza byinshi tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito cyane gishoboka. Ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka nanabasaba kujya mutwandikira muri comment mukatubwira ibyabanogeye tukabyongera ndetse n'ibyababangamiye cyangwa se bitabanogeye tukabigabanya. Turahari ku bwanyu kandi namwe murahari ku bwacu. Uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo turi kujyayo turi mwaka kayira nta handi tuba tugiye gusura umubyeyi wacu Innocente. Ntago ndi nyenyine ndi kumwe n'uyu mupapa Yes, Fideli Irizabimbuto Fideli ndetse na mama wa Innocente. Twifuje kujyana twese ikiganiro cyashize mwari mwabonye nakoranye na Fideli ansaba kugira ute ansaba kumujyana kwa Innocente. Ariko mbona ko uyu munsi wa none yaje kundeba azanye na mama we bifuza ko bose twajyana. Ntago nabatengushye rero basanze nanjye mfite umwanya reka mbagezeyo turebe ibyo batubwira cyangwa se icyo bakeneye kubwira umukobwa wabo. Iyi ni muri yanzira tuba ducamo nyine tugenda tujyayo nahanga. Mama warukiyibuka se? Inzira ndayibuka hari gihe twayinyuzemo urabyibuka nawe urabyibuka cyane yego. Ariko none ndabona iminsi irambiranye ndashaka kujya nisubirira iwacu Buganda. Reka ngende ndebe Innocente ndebe uburyo namusezera yego. Ariko nazanye na musaza we n'ubushize twaraganiriye nawe yaransuye turaganira. Mwaraganiriye? Twaraganiriye yego byinshi. Ahubwo ngewe narinzi ko turi bujyane wenyine none nabonye yagize ute kada kubera gukoresha YouTube n'ibindi ngomba kuzana musaza we nawe kugira ngo tujye kureba Innocente. Nta nubwo ngo yarahazi neza. Ntago ahazi nta nubwo ahazi. Reka tuhamugeze. Hepfo gato ntago ari kure nanga kimwe ngukundira. Nakugejeje ikibazo ngutigeza icyifuzo numvura binkoreye. Yego. Uyu munsi wa none tugezeya amahoro. Tugidure ngaha ni hano. So rero murabona ko tuhageze nanga. Wenda mama wawe warahaze ariko we ntago hazi ngwino ni muze nta kibazo mama uri kwikandagira se abaye mu rugo ngewe abaye mu rugo neza ni uko hazi ko nshatse yego. Ariko ntago twikandagira kuko dufite umuntu tugezaho tujya akatuyobora. Ndabona yabwiye ndagushimiye ibisigaye nzabikubwira. Nta kibazo rwose dore nanga Innocente ari no hanze noneho ari hafanze
aya mwana wareka mbaze nari mukumbuye mutuza ariko mana nawe wari umukumbuye buriya aya mwana ako ntabwo uzi ko ari mushiki wawe oya ni urukumbuzi urwo ni urukumbuzi ese wamuretse nanjye akabanza akansuhuza mwana wa nasa nasa wike uraho neza mwana wa u Rwanda rugufasha koko ntacyo dore bamaye n'utuvuta twiza cya Uganda cyashizeho dore umusaza wawe ukuntu aba yigeze arimo aribebeza we ndebera inasa bitese mama murakoze cyane gusa bimeze bitese bimeze neza je ni umusangwa nshatse nahagarara nakicarira hasi papa wa mama yabonye aho yicara yawe disi nta bya saa sita cyo tumusanga yari nakurobye ese ubundi kore nakubwiye yuko ndi bube mari ntumamagare ngumbwire ngo uraza kuno kuza ariko telefone yawe igize compose naguhamagaye rwose yapfuye mikoro gusa urumva ari njye wabiteye ahubwo icyo ni ikibazo umeze muteze turaho arasi umuhungu bebeje nga ariko agomba kwibebeza sha uziko yari yarakuze hari umutima mubisi umutima mubi mbere cyane rero Innocente ubu ngubu uyu ni musaza wawe urumva ubwo umwagatebese niwe mushyitsi niwe musangwa mushiki wawe narakwita ubu rero ukuntu ibintu bimeze mwana wanjye urabona igihe maze ahangaha mu Rwanda kuri urabona ko ibibazo ari byinshi papa wawe nawe yirirwa amamagara ashegera akagira ati yewe sheri ati sheri ati si ubu ngubu kutarimo kuza bimeze bite ariko nibyo erega tugomba erega banza bimenye amezi 9 agenda nigengesere ngo udahugana ariko mana ubu rero nanjye narinje kukubwira ngiye kureba uburyo ahubwo ubu ngubu narinumye umuntu hariya muri gare ngo ankatishirize ya saa 10 saa 10 ndagenda ariko saa 10 ndagenda kuko papa wanyu arankumbuye ariko ikindi cya kabiri nawe ndabona imibereho ufite muri uyu mujyi ndakujyana umwuzukuru wanjye ari mume n'umwuzukuru wanjye ndajyana uyu n'umwuzukuru wanjye bamusize kwa mubona ndagenda mu mwaka ahubwo rekaze nanjye tujyane musezere umusezere jyana singusika oya ngo wa mwana dore ko abana b'iki gihe mwananiranye mwaranane uramusiga are we njya kumushingira ntubizi umugabo we yararwaye akimara kurwara biba ngombwa yuko yamana itabara ariko icyo utazi ni umwami Yesu Kristo tega amatwi nkubwire mwana wa tega ni muzimu ubu yarakize indwara yararwaye yarakize nyine twese twiki oya ntabwo natana mushiki wanjye uzabaza oya winjijisha umva nkubwire wowe ngwino dutahe ndajyana n'umwana wa mushiki wawe urumva urajyana n'umwana agenda asigara oya wowe turajya nese waba umugabo we twagomba kujyana oya curi urubanza mwana ngewe ndavuga nk'umubyeyi urumva uyu mwana nafata inzira tugende kuko ndabona umujyi umurambiye nta kintu cya mbere yishoboje aho kugira sinsabiriza ntusabiriza uracumbika uzabona amafaranga y'inzu gute ngwino tugende inka zirakamwe iwanyu amafaranga arahari ibiryo birahari hoya nuraranze ariko ndabona ngo si undi uremera ko tugenda umwana mama yanjye ndabyumva yego hako nabwo yambwira ngo birananiye
nose genda sabiriza ntabwo twavuze ko usabiriza rero nawe ese ngwino tugende oya ngwino tugende papa yaranyohereje nawe umbere uhamya ko nageze ku mwana wanjye sibyo oya ngwino tugende tugiye kureba papa na mama nani n'abavandimwe ese urabona nikorera gute reba imyaka ndamugeza ku modoka mu pakingire cyangwa se nashaka agenda n'indege ndamupakingira agenda yavuze ngo ntago ngusiga murabiganira ngaho ngwino tubiganira ariko umwuzukuru wanjye ngiye kumufata bimeze biti ibibazo byose Mary yajemo sibyo bibaye nkaho bicururutsemo gakeya afashe umwanzuro wo kwigendera asubire mu rugo wowe urumva uri kubitekereza iki uteganya iki gusubira mu rugo nta kibazo kuko ari ukimukumbuye mukumbura se ariko gukumbura mama wawe gusa nyine ndanamushimiye n'uburyo yanadusuye ntabwo mujyana ubona kureba ku maso nkabona ushaka ko mujyana rero ndasha agiye kujyana urabona yasiga umugabo yarorohewe nanjye ntabwo nabyemera Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza bene Adamu bari bamututwara ndangiza ngo musige ikindi kintu kiri aho ngaho umugabo wawe bamuvuje ari koroherwa ariko ntabwo turabikomfirima 100%, sibyo? Wowe nyuma y'ibyo urateganya ikintu kiri gutekereza ku mugabo wawe suri gupanga kongera gusubirana nawe bimeze biti mama wawe agenda nagize ute ibyo bitabizere mubwire urasubirana nawe mu gihe kingana iki igihe kingana iki ngo mugiye kumata ngo vuga igihe cyambe no kumuvuza akabanza agakira neza ngabona ko yongeye gusubirana pe ngasenga cyane ngo umva amasenyesha agiye kwiyongera ngayo ko bitazongera no kugaruka mazima kuba ibimenyetso byari kubigaragaza ko yakize none dusubirana data mucecu uzabimenya reka nkubwire uzabimenya nidusubirana oya reka kumbwira ngo maze igihe n'ubundi ngo telefone sinkubone ndashaka YouTube byose byari ngombwa yuko kuri YouTube urazi ndahazi ikintu icyo ari cyo cyose sinzakure kandi ashaka ngo unyereke kuriya muvuzi wavuye uriya mugabo kuko afite ubushobozi bwo kumuvura ibintu byo kugira ngo ndakujyana se n'ubundi ko narakunywereye naragukosheje none ibibazo byose tugomba kubifatanya mwana wanjye tugomba kubifatanya aho yavuriwe se ko uri hano uri muri Kigali ngo wegeze ngo umusitari ngo wegeze ariko ndebera ubuse ko kubona mama wowe ku ruhande rwawe urumva ari iki cyaba nyuma y'ibyabaye byose nyuma y'ibyo wakishimira ko umukobwa wawe yongera gusubirana n'uriya mugabo baba we mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo uyu munsi ugaragara umwana wanjye azasubirane n'umugabo haleluya amen haleluya aho icyo kintu uvuze wese byibuse uri kubyakira ute ngewe kuva kubona umukwe wanyu atangiye basi kugaruka mu buzima mbongeye mu buzima bwanjye mu mibereho mu rukundo rwa mushiki wanjye na muramu wanjye mu rukundo rwa mushiki wanjye na mama mu rukundo rwa mama nanjye uyu niwe muntu twabyirutse cyangwa se njye nabyirutse uyu niwe wangereye inama nk'umumama wanjye niwe wamfashije mu buzima bwanjye ariko mu rukundo rwa Innocente na Manzi niwe muntu nta kwitambika uyu niwe muntu wa mbere wadufashaga niwe muntu wa mbere wanyumvaga ndabizi hari benshi bagiraga bakagira bitaragira hari nibo bantu ba mbere abamugiraga inama bakamusenya bakagira iki Innocent iraguye shimira mama wawe gira ijambo bwira mama wawe ugufashije muri ibi bintu byose tugana ku musozi unamusezeye kandi nugenda Imana izakurinde izakugenda imbere uzagenda nambwira papa ko mukunda iryo jambo ndaryumvishe reka ngusegire umugisha amen ku izina ry'Imana data na mwana na roho mutagatifu mana yanjye ndindire Innocente umurinde umukomeze kandi umuhe umugisha abashe kubaka urugo nongeye gusengera umutware we nawe mukize ziriya ndwara nk'uko watubwiye mana
warabuze ngo igihe cyarageze maze utaha ubukwe bw'ikana ni ukuri ndagutumiye mu ngando y'aba bana tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu Kristo amen. Sawa rero nafata agafoto nafata agafoto k'urwibutso bazanaboherereza aho ngaho. Cameraman ukoresha iyi telefone yanjye nta kibazo. Nanjye muzanshimira umusaza mumubwira ati shaka no kuzamubonaho nanjye arega. Ariko ni ngombwa nawe gorega tekereza wowe wabaye umuhuza wa byose. Okay, sawa rero agafoto kafashwe. Reka tubashimire cyane n'abantu bari badukurikiranye. Murabona ko Innocente yitahiye. Innocente nagumye mu bye. Ubu ngubwo ibindi bizakurikiraho byose tuzababwira. Murakoze.